Mama, ese uri hehe? ndimo gukora imirimo hano. Uraje habe no kuruhuka uhita ujya mu kazi. Ibiryo bitaragera mu nda. Mama, ku ishuri batwigisha ikinyabupfura tugomba kujya mu go tugafasha ababyeyi bacu imirimo. Ariko se nta no kuruhuka. Arega mama, oya, sindi buruhuke ahubwo reka manze noze ibyombo ubundi tubone icyo duteka. Musaza wawe ari he? Musaza wanjye namusize mu nzira ari kumwe n'abakobwa akunda gukora ku amabuno y'abakobwa no ku mabere yabo. Size bamutwaje imarete yo ku ishuri. Amabere n'amabuno. Icara hano bimbwire neza mwana we. Ngo iki? Arega mama, ku ishuri nyine ahora akora ku mabuno y'abakobwa agakora no ku mabere yabo. Bahora banamukubita. Nejo bundi bahamagaye papa kugira babimubwire. Papa we se ko atabimbwiye? Ubwo sinzi uko bamutumyeho nawe ntiyaza nyine. Bahora bakuntumaho nanjye. Uyu munsi bakuntumye ngo ejo uzajye ku ishuri. Dumiwe n'ukuri. Ndabwira papa wamwicaza muganiriza. Ego mama, yuko umuhungu wanyu ubu ngubu ari bugere hano nka saa 2. Bawegereye mu kazi papa we naza turabivugana. Urakoze mama. Kabudasiya. Karame mugabo mwiza. Bite mugore? Bravo. Uraho neza? Yego. Kabudasiya. Karame. Abana be bari he? Hararisa wenyine undi ntarataha. Umuhungu wagiye hehe? Hari kuvuga ngo umuhungu waje ahuda. Hariho nakuye iwacu. None atari uwawe ninjye wamuze. Naje mu rugo rwawe niho namukuye. Uzi ko namukuye hese? Yakubwiye amanyanga yakoze ku ishuri? Nayabyirwa neza. Bantuma buri munsi bantume. Amafaranga ataze kuri kiriya kigo. Ngaho bawicaye mugabo mwiza ibyo tubiganireho. Necara biki. Ananga ntabyo kwicara bihari. Ariko se mugabo mwiza ko numva ngo ku ishuri bagutumyeho. Nkaba mwaraganira iki n'abarimu kutaje ngo umbwire. Arisa yabimbwiye ngo ngo wagiye ku ishuri kumurebayo. None ko nagiye ntabyo nakubwiye. Ntabyo wigeze umbwire se kuza wagasomye ubampaye umwanya ngo tugane. Nagasomye se atari umujinya mu ntera we n'uramuhungu wawe. Erega akeneye kuganirizwa. Aganirizwa nande? Wowe se. Ndajya mbona umwanya wo kujya kubashakira ibyo kurya amafaranga yo ku ishuri njye no kumuganiza. None urabona nzaganiriza abana bose nzaganiriza umukobwa nawe uganiriza umugore. Ubari hehe? Ubari. Arisa mama. Musaza wawe ari he? Ntago arataha nanone. Ngwino bisobanurire so. Musaza we yagiye hehe? Raho papa. Musaza wanjye nabonye aherekeje abakobwa agenda. Abaherekeza hehe? Sinzi nabonye bamutwaje bag. Waje ubibwira nyoko? Nabimubwiye. Mwarimu amutuma ababyeyi ntago we wabimenye? Narabimenyesha ariko nyine ngiye iyo dutashye atahana n'abakobwa. None kuki utaje ngo ubibwire nyoko? Mama narabimubwiye aravuga ngo arakubaza. Ko ufite ikibazo we na nyoko mufite ikibazo. Ku buryo umenya amakosa ya musaza we ku ishuri ukaza ntunayibwire nyoko wanabimubwira ntugire icyo mubikoraho mu gatuza. Arega papa ngenda amubwira ngo nazane bag mutwaze dutaye nkasanga abandi bakobwa barayimutwara. Niko ubu turisanga apungu umwana avuye ku ishuri izi sara ataha mu Rwanda. Ndabona saa 12 zigeze kandi ntago arataha. Naza ngiye kuryama gatangiye kwanduka mu mutwe ko ndumva mwege mufite ikibazo. Naza umubwire abanze tubonane nge nawe sibyo? Yego papa. Umubwire tubaye tubonane. Ambwire niba ururuga ruruga cyangwa ruba rurwanje cyangwa niba rurwanyo. Sawa. Wese weguretse
Uraho amakuru meza cyane kwa byushye cyane wari nyine byaje guca musheri naguherukaga ukorera ahantu hari utuntu duke none ndabona business yabaye nini none se bitekera hano tumira amakuru mpaye karibu kandi ko mbona uba wikorera kandi ufite akazi kenshi cyane nyine nzana abakozi bagenda urebye ubu nkeneye umukozi uramukeneza wazamugushakira wamubona umwana mwiza w'itorero ako nanjye ntabwo namushakira ku buntu nyine ubuzima bwaranshanze urumva mbese ni ibintu birebire ni story ndende byasaba ko nyine nimugushakira nanjye uzamakanga akantu birumvikana nawe urareba nkanjye nk'umuntu ureba kure ntabwo wankorera ikintu nk'icyo ngicyo cyo kunzanira umukozi ngo ne kugushakira akantu ariko si yabaye nini ndumva numiwe natangaye ariko banzanira abakozi b'abakobwa kandi urabona nta mukobwa wakwirirwa ari gupangura ibi yagira ate mfite n'ahandi indi bizinesi ni ukuvuga ngo uwo wazana namujyana ahandi hantu ubu hari ahandi nafunze yego ukajya akorera ahandi nawe ukaguma hano oya nta kibazo ibyo nanjye se ku buzima bwanze nanjye guharanira kubona ako kantu ndamushaka kandi ngomba kumubona nkamuzana nta kibazo rwose sawa rero urakoze ariko ndabona umeze neza nta kibazo umeze neza nta kibazo nyine ni bwa buzima busanzwe buri hanze ahangaha yego nzagaruka muzanye yego sawa uzaba ukoze yego murakoze Sister nakubaza mbaza iki ubuse se nta twaba tuziranye reka njye nta hantu nziranye nawe ko izo zimaye waba wimfashijemo andika 078 ubwo se ko mbona uri umunyeshuri njye navuga iki nawe njye ntabwo niga nuko nambaye tuno twenda ngiye muri siporo harimo rega SISI ya mudari harimo rega ya mudari tutwera ni utwa siporo gusa biravara w'intesha igihe andika 19 nubetse gatoya telefone yo ndabona ko mbona ufite ubukene burengeje n'ubwayobu ubu ngubu koko bwawe 7 9 4 30 ko zirenga se akabisa gari uravuze mayi ni fresh mba w'intesha igihe Sister mezete sawa zere ko tabaneza ariko barakwica iki viye yaje mani viye yaje kwica ubu ni sangahe mani barakwica barimo bose turamusobanurira iki icaraho gera vuba haguruka aho wicaraho nta soni nagize ngo wajye no kwa nyogosenge uraho ariko amafuti yawe ufite numvishije iyo myitwarire uyikuhe mwana we koko uransebesheje umudugudu wose abantu bose barabimenya ku ishuri ngaho urabisobanura papa wawe nazi araje ari mu nzu ndabona umva icyo uri bumubwire buri munsi papa wazaza ahora ku mashuri aje imbere y'abarimu buri munsi
akoze nubizi ko buri munsi baba bambeshyera barambeshyera ibyo ntabwo ari njye ubabikoze reka papa wawe aze use ntibambeshyira nyine barambeshyera araryamye rekaze kabyuka koko uzajya wabona umuntu yitonda nibarangiza bamubeshyire ikigoryi kibi cya nyina ikigoryi kiba cya nyina urumva intero wataruye muri uru rugo we ntabwo ushobora kwikosora koko mwana we wakihanganye nkareba ko warangiza ayo mashuri ko barambeshyera barambeshyera reka nze mubyutse none se oya nta none se ngwino wumva ikibazo cy'umuhungu wawe aratashye niko sha bite byawe ni byiza urumva ari byiza mu mutwe wawe shyira amakaye hariya vuba vuba none se ako arambeshyera barakubeshyera nkubajije iki utavuga ngo barakubeshyera izi saa ubu turi ngapi turi ryari izi saa wari uri nyine ndimo ndasubiramo amasomo uyasubiriramo hehe hano ku ishuri he mushiki we yagutaye uri he niko ubu ntureba ikigaragara cyo umaze gukura sibyo umaze gukura muri uru rugo ishuri urarishaka cyangwa rigikeneye kwiga nyine kwiga oya urabikeneye cyangwa ntabyo ukeneye ibintu ni bibiri nyine ndishaka gakeya ushaka gakeya okay sawa nahejo ejo tuzajyana ku ishuri umbwira amafaranga ntanga nimba ari ay'ubusa sigaho hano umukobwa wawe nawe umuhungu wawe nawe nkubwi wahisemo kimwe nimba ari ukwiga mbiswa nanjye nigendere ako ubundi shuri wariva rebe Eric urebe Patrick urebe bande na ba Cedric bose ishuri barivuyemo ko nanjye ndaje ndivemo sha ndaje ndivemo bareke ubwo ubundi nikomeye fresheri zanjye ishuri ndaje ndivemo undi ntacyo rimari ndaje nshaka ahantu akazi kure yo mu rugo ku buryo nta n'uzameka ngo mbone niyo gahunda kandi bifitiye amafone meza baratwika njye nambaye igikweto cya papa nicyo yampaye ndaje ndive ibyo bigeze ubu rero baragira ngo nagiye ku ishuri n'ubundi ndaje mbacike nigende ngo nakomeza kuba muri bano hantu ibintu byo kwiga mbona cya shuri ndashaka agakereka